Nyagasani Yezu n'abane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe abasoresha n'abanyabyaha basanga Yezu bose bashaka kumwumva. Abafarisayo n'abigishamategeko batangira kwijujuta bavuga bati uyu muntu ko yakira abanyabyaha akanasangira nabo. Nuko Yezu abacira uyu mugani ati umugabo yari afite abahungu babiri, umutoya abwira se ati dawe mpa 8 ungenewe. Nuko se abagabanya ibye. Hashize iminsi mike umutoya akoranya ibye byose ajya mu gihugu cya kure. Nuko ahatagaguriza ibye yibera mu maraha. Amaze kubitsemba byose muri icyo gihugu hatera inzara ikaze, nuko aratindahara. Nibwo agiye gusaba akazi umuturage w'icyo gihugu, amwohereza kuragira ingurube mu isambu ye. Yifuzaga kuba yahemburwa n'ibishishwa ingurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. Bigeze aho aribwira ati nyamara se kwa data hari abakozi bangana iki barya bakanabisigaza, naho njyewe nicirwa n'inzara hano. Reka mpaguruke nsange data mubwire nti dawe nacumuye ku Mana no kuri wowe, singikwiye kwitwa umwana wawe, none ngira nk'umwe mu bakozi bawe. Nuko arahaguruka asanga se. Akiri kure se aramurabukwa, yumva impuhwe ziramusabye. Ariruka ajya kumugwa mu nda, aramuramutsa amusomagura. Nuko umwana aramubwira ati dawe nacumuye ku Mana no kuri wowe, singikwiriye kwitwa umwana wawe. Naho se abwira abagaragu be ati vuba muzane ikanzu nziza cyane muyimwambike, mumwambike n'impeta mu rutoki n'inkweto mu birenge. Muzane ikimasa cy'umushishe mukibage turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none yazutse, yari yarazimiye none yatahutse. Nuko batangira kwishima. Icyo gihe umwana we w'imfura yari mu murima, arahinguka ageze hafi y'urugo yumva baririmba umudiho ari wose. Nuko ahamagara umwe mu bagaragu amubaza ibyo ari byo. Undi aramusubiza ati ni murumuna wawe wagarutse, none so yabaze ikimasa cy'umushishe kuko yamubonye ari mutaraga. Aherako ararakara yanga kujya mu rugo. Se arasohoka aramuhendahenda ngo aze. Nuko abwira se ati reba imyaka yose maze ngukorera, nta n'itegeko ryawe na rimwe ndengaho. Nyamara ntiwigeze umpa n'agahene ngo gasangire n'inshuti zanjye. None uriya muhungu wawe wagarutse amaze kumarira ibintu byawe mu ndaya, ube ari we ubagishiriza ikimasa cy'umushishe. Nuko se aramusubiza ati mwana wanjye wowe iteka tuba turi kumwe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Ariko byari ngombwa rwose ko dukora umunsi mukuru tukishima, kuko uriya muvandimwe wawe ureba yari yarapfuye none yazutse, yari yarazimiye none yatahutse. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Kuva ku gatatu rw'ivu twinjiye mu gihe gikomeye. baduhamagariraga
ngo gushishimura imitima yacu aho gushishimura imyambaro, bashaka kutubwira yuko igihe cy'igisibo ari igihe cyo kwisubiraho, ari igihe cyo gufata imigambi mishyashya mu buzima bwacu. Ni nayo mpamvu Kiliziya yadushishikarizaga ibikorwa bitatu by'ingenzi mu buzima bwacu bwa gikirisitu, ari byo kwigomwa, gusenga ndetse no gufasha abakene. Ariko ikindi cyiza muri iki gisibo ni uko liturujia y'ijambo ry'Imana byibuze buri munsi ishaka kudufasha kuzirikana kuri imwe mu ndangagaciro z'ubuzima bw'umukirisitu, duhanze amaso yacu Nyagasani, kugira ngo koko nk'umwarimu mwiza atwigishe kuba abakirisitu, bityo bidufashe kwisubiraho koko. Uyu munsi indangagaciro igezweho ni indangagaciro y'impuhwe. Mufite n'amahirwe, ndareba muri amagurupe atandukanye, kandi mwaje hano kwa Yezu Nyirimpuhwe. Rimwe na rimwe iyo turi mu kuvuga ngo impuhwe z'Imana, tugiye kwa Yezu Nyirimpuhwe, hari ubwo tuba tutazi uburemere bw'iryo jambo impuhwe, kuko ubusanzwe ku bantu bamwe ijambo impuhwe nakugira ngo wangiriye impuhwe, rimwe na rimwe wumva yuko ari n'ijambo riteye isoni kumva, cyangwa ngo kugirira impuhwe uriya muntu nuko atishoboye. Mbese ugasanga uburyo turikoresha ntabwo rigaragaza uburemere bwaryo, bityo ntidushobore kumva n'uburemere bw'impuhwe z'Imana. Amasomo matagatifu twumvise muri aka kanya rero arabidufasha. Ndashaka kugira ngo mbishyire mu ngingo eshatu gusa. Ndibanda cyane cyane ku ivanjiri, nubwo igenda ikora ku isomo rya mbere. Ingingo ya mbere, kwinjira mu mpuhwe z'Imana ni ukubanza kwimenya. Kwimenya biterwa, ushobora kwimenya niba koko watereye akajisho mu buzima bwawe, ukamenya uko uhagaze uyu munsi, ukabyakira uko biri, utagombye kubanza kubiyungurura cyangwa ngo hamwe usigirize cyangwa ahandi wicira urubanza rukabije, ahubwo ukakira ubuzima bwawe uko buhagaze ubu ngubu, ukabubona nk'uko Imana ikubona. Uyu mwana w'umuhungu watagaguje ibyo yitaga ko ari ibye, umurage se yari yaramuhaye, nyuma akaza kwisanga ngo yarageze habi cyane, ndetse ngo yarasigaye atunzwe n'ibyo kurya by'ingurube. Ariko akenge karagarutse. Mu ntangiriro yari afite ivogonyo rikomeye, ari mu gusaba se
mama umunani wanjye. Yumvaga ari umuntu w'igihangange. Ngo aragenda amaze kuwuhabwa, ibintu byose byamunyuze mu myanya y'intoki. Ku muntu w'umuyahudi aza kubona akazi ko kujya kuragira ingurube, ibyo kari agahomamunwa. Noneho nk'uko nabivugaga, aza kwisanga arimo no mu kwifuza kurya ibiryo by'izo ngurube. Agatima kaziye niho yibutse ibyiza byo kwa papa. Atangira kwibuka ukuntu yaryaga agahaga, ukuntu iwabo ari abakungu, ukuntu n'abagaragu baho atashobora kubapfundurira agashumi k'inkweto. Amaze kumenya uko ahagaze, ko yacupiye akageza ahantu umuntu atashobora gutekereza, afata umugambi wo gusubira wazi. Noneho ntabwo yifuzaga gusubirayo na rya vogonyo ngo asubireyo ari umwana mu rugo, ahubwo byibuze ngo agire amahirwe yo kuba yafatwa nk'umwe mu bagaragu bo kwa se. Aho ngaho biragaragaza ko yari yashoboye kumenya uwo ari we, kumenya n'uko ahagaze. Burya ikibazo gikomeye muri iki gihe dufite twebwe abakirisitu ni ukwibeshya abo turi bo. Ugasanga umuntu ariho ariko ubuzima bwe bumeze nk'ikinamico rya babandi rya bamwe bakina ikinamico rya Byenda Gusetsa. Mwabonye ko muri Byenda Gusetsa nta muntu n'umwe wigaragaza uko ari, aba yirata, yishyira hejuru, ari undi muntu. Natwe kenshi na kenshi ubuzima bwacu turabusigiriza kugira ngo abantu batubone, kugira ngo kandi ku rundi ruhande hari ubwo ureba amahano wakoze mu buzima bwawe ukumva uko n'Imana zaba ijana zitashobora kukubabarira, ugatangira ukicira urubanza rwa burundu y'umwihariko niba atari urwo gupfa, Imana yo itaragucira urubanza. Aho niho hatuganisha ku yindi ngingo ya kabiri, yo kumenya impuhwe z'Imana icyo ari cyo. Burya impuhwe z'Imana uramutse gushaka kugira ngo uzisobanurishe amagambo twebwe twumva, ntabwo wayabona, kuko wahita uvuga nka Pawulo mutagatifu uti Imana ni umusazi. Kugira impuhwe
ni ugufatwa n'ibisazi, kuko ugereranya uko imitekerereze yacu dutekereza. Aha turabirebera k'uyu musaza, ndamwita umusaza kubera ko yari umubyeyi wa wa mwana w'ikirara, umubyeyi wuzuye impuhwe nyinshi. Iyo nsomeye ivanjiri, uwo mubyeyi numva ko nako nzi ko ari Imana ubwayo. Uwo mwana ni buri wese muri twebwe. Muribuka ukuntu uwo mwana yari yaravuye mu rugo yihenuye ku mubyeyi we, yarakoze amahano ubwo yagendaga. Ibyo ngibyo kandi byari byarageze mu matwi y'umubyeyi, kuko biragaragara ukuntu yamwakiriye, ko yari yaramenye ko umwana we yageze ahabi, ndetse we yamufataga nk'umwana wari warapfuye. Mwabonye twebwe iyo umuntu yagukoshereje ntabwo ugira gutya guhita umwakira. Mwamwumvise ko uyu mubyeyi we akibona umwana we impuhwe zaramusaze, ntiyita ku mwanda yari afite. Impamvu uvuga ngo umwanda, umuntu se wari usigaye yifuza kurya ibiryo by'ingurube, ubwo yasaga gute? Mwebwe mutekereza uko yari ameze. Ubwo se yari akiyuhagira? Ndavuga no ku mubiri, ngo aramusomagura, aramuhobera, atitaye ku myenda ye yari yambaye. Twebwe uzarebe iyo umuntu yaguhemukiye cyane nk'uwo nguwo, ujya kumubona ugatangira kumutukagura, kumugira gute, n'ibindi biwaza ibindi ukazabikora, ariko byibuze wabanje kureba ko wakwimara umujinya. Bitandukanye n'uko Imana ikora. Ni nayo mpamvu navugaga ngo uburyo Imana ikora mu maso y'abantu ni ubusazi, kuko ntabwo twebwe twashobora kubyiyumvisha ngo tubyumve neza. Imana ntabwo yita ku buremere bw'ibyaha byacu, ikireba ni uburyo twemera kugaruka iwacu, ni uburyo twemera kuyigarukaho. Twebwe mwabonye mu buzima bwacu tureba umuntu tukamwitiranya n'icyaha, ariko Imana yo iyo ireba umuntu iyoborwa n'izo mpuhwe n'urwo rukundo. Imibare yayo igahita ihinduka umubare umwe wo kubabarira. Akaba yaza buri ngo ya Dawudi, Munyagasani uramutse witaye ku byaha byacu, ngo ninde wagira gute, warokoka. Ariko ni ukubera ko mu Mana hari impuhwe nyinshi. Igihe cy'igisibo rero ni umwanya natwe wo kwitoza kugira impuhwe. Impuhwe mwumvise, impuhwe abarimu ba katigisimu batubwiraga ko
ibikorwa by'impuhwe bakabigabanyamo ibikorwa birindwi byo ku mubiri na birindwi byo kuri roho. twebwe twibwira ko kugira impuhwe ari uguha umuntu icyo kurya. niyo mpamvu iyo uciye hariya kuri gare ukabona umuntu ugusabirije, uhita ugira gutya bikakwanga mu nda, umutimanama wawe ukagucira urubanza, nintamugira akantu umuha arantera umwaku, ukubwira yuko ngo wakoze igikorwa cy'impuhwe. ndabivuze mwese mutangira gukora mu mifuka y'amashati, si ibyo se? impuhwe z'Imana zirarenze, ariko ikizigaragaza cyane muri izo mpuhwe z'Imana ni urukundo, ni imbabazi. ibyo bikorwa birindwi byose bikorwa nka kwa kundi ubujyanama, kwa kundi kujya gushyingura abitabye Imana tuzi, kwa kundi kugaburira umushonji, kumuha icyo kunywa cyangwa icyo kurya, gusura abarwayi, gusura imfungwa. ibyo bikorwa byose ubundi bikuriye mu bikorwa by'impuhwe, ariko ari byo bikorwa twita iby'impuhwe n'urukundo. ariko ku rundi ruhande ibikorwa by'impuhwe bigaragarira muri uwo mutima wa kibyeyi wo kubabarira n'umuntu ubundi utakagombye kubabarirwa, kumwakira no gushobora kwiyunga nawe. murumva ko ari umwitwa kugira impuhwe kuri twebwe ni uguhanga amaso yacu Nyagasani, tukigira kuri uyu mugani w'umubyeyi w'impuhwe, natwe tugashobora kwinjira muri iyo mvugo y'impuhwe imbere y'abavandimwe bacu. ibi bikatuganisha ku ngingo ya nyuma ariyo nashaka kugira ngo tuzirikane, ni ingingo y'uruhare rw'ubutabera mu gikorwa cy'impuhwe, ariko cyane cyane tuzirikana kuri wa mwana w'umuhungu, umuhungu w'imfura. twumvise ngo uyu muhungu w'imfura akigera mu rugo avuye mu murima, yumvise inanga, ingoma, urusaku rw'ibyishimo, atangira kubaririza ibyabaye iwabo. abimenye umujinya uramwica, ubwo yatangiye kwibuka yuko we yabaye indahemuka, ntabwo yigeze agira ikintu ababaza nk'umubyeyi we, ariko ngo ntanagatama bishe. uyu mugani ndawukunda cyane kuko uryohera amatwi kuwumva. kandi burya ikibazo iyo twumva uyu mugani akenshi na kenshi dukunda gutekereza ku bandi, tukibagirwa yuko uwo mugani ari twebwe uba uri mu kubwirwa. kandi wa murundi uvuga ngo burya umugani ugana kariko, uje kudufasha kwinjira mu buzima bwacu ngo turebe. uwo muhungu ahagararira iki mu buzima bwacu? ishyari, gufuha, kutifuza, mbese kutumva ijambo ubuvandimwe icyo ari cyo.
kuko burya ubuvandimwe nyabuvandimwe atari bwa bundi twebwe iyo tuvuga abavandimwe ngo uyu ni umuvandimwe wanjye, uyu akenshi na kenshi iyo uvuga ngo umuvandimwe ni wowe uba uri mu kwivuga. njye nkunda kubibona cyane cyane iyo nk'umubyeyi yapfuye, abitwaga abavandimwe aho kugira ngo batekereze ukuntu bazarushaho kubana, ukuntu bazarushaho gusigasira ibyo ababyeyi babasigiye, usanga bari mu gutemagurana bavuga ngo njyewe icyo nzabonamo ni ikihe, njyewe icyo nzabona ku mugabane ni uwuhe, icyo basigiye, ugasanga batangiye kwicana. Muri iki gihe baravuga ngo nta buvandimwe bugihari, n'ubuvandimwe buhari usanga ari ijambo ritagifite igisobanuro nyagisobanuro cya gikirisitu. Impuhwe nizo zidusobanura ubuvandimwe icyo ari cyo, kuko umuvandimwe nyamuvandimwe niyo yaguhemukira, niyo yagira icyo, ubabazwa nuko yabaye umuhemu, bigatuma umubabarira, bigatuma umwakira. Reba uriya mubyeyi we, kubera impuhwe yashoboye kwakira umwana we kubera umutima wa kibyeyi. Ariko umuvandimwe ntabwo umutima we wa kivandimwe watumye ashobora kwakira umuvandimwe we, kuko yumvaga nabi ijambo bita ubutabera. Iyo umuntu yaguhemukiye mu butabera bwa hano ku isi, ugomba kumugira gute? Urubanza. Wankoreye neza, ugomba kubona igihembo. Uwakoze nabi, bagomba kugukanira urugukwiriye. Wanyishe rubozo, nawe noneho we bazaguhane burundu bwihariye. Si ibyo ngibyo se? Ubwo nibwo butabera bwacu. Buri umuntu wese bamukanire urumukwiye. Ariko ubwo mu maso y'Imana, urukundo rwa kivandimwe Imana ishaka kutwigisha cyane cyane muri iki gihe cy'igisibo, ntabwo ari ubwo ngubwo, ahubwo mu butabera bw'Imana, mu butabera urukundo rwa kivandimwe rusaba yuko ngo dukunda n'abatwanga, tukababarira n'abatugiriye nabi. Aha ngaha niho tuzashobora kurenga wa mutego wa sekibi ureba mu bundi, mu muvandimwe wacu ikibi gusa, ahubwo ntushobore kurebamo icyiza. Ureba mu muvandimwe wacu inyungu zacu gusa, ntiturebe mu muvandimwe wacu umuntu ushobora kugira intege nkeya, umuntu ushobora gutabarwa. Uyu mwitozo rero wo muri iki gisibo, mu gihe ni umwanya wihariye. Ni nayo mpamvu muri iki gihe cy'igisibo baduhamagarira guhabwa isakaramentu kenshi uko bikwiye rya penetensiya. Kubera iki? Kubera ko mu isakaramentu rya penetensiya niho twakirira impuhwe z'Imana, niho tumenya urukundo rw'Imana. Isakaramentu rya penetensiya rigatuma dushobora kwiyunga n'Imana, tukiyunga
n'abavandimwe bacu. Mu isakaramentu rya penetensiya muzi ko umwitozo wa mbere ari wa wundi twasanze uyu munsi mu ivanjiri, wo kubanza kumenya aho uhagaze kandi ukicira urubanza utibereye, ugashobora kwiyakira uko uzi uko uri, ukabyereka Imana, kuko Imana twizera ko itwakira igashobora kutuvana ahabi twari twarishyize, igashobora kutugarurira ubuzima. Rero muri iki gitambo cy'Ukarisitiya, Nyagasani aduhe imbaraga zo kwakira impuhwe zayo, urukundo rwayo, ugushobora kwiyunga nayo no kwiyunga n'abavandimwe bacu. Amen.